Oya wese ahora rumbwira wambwira ikintu cyera kirabura koko cyatuma upfukamira. Rega mwana wanje urabona narakuriye n'ukuri rero mu byago byose wagize sinigeze nkuba hafi warapfushije usibye cyagiye naje ku kiriyo nta bundi hino mbona ikibazo cye ko washyanowe ry'umukecuru ndetse nawe kayi ingegera mbi gusa ariko ubundi muri abantu nyabaki muri gatiki kayi ntabwo munyurwa aho mwahereye munyurwa mugize kuza mukanyicira data murangije murifata muraza murantobanga nduzi ko ari ukuntu banga munyishimishirizaho muranyangiza mu ntera inda nyuma y'ibyo byose ntabwo munyuzwe muri hano mu nama muri mu nama murashaka kuzinzika urupfu rw'umuvandimwe wanjye kandi wa mukecuru w'inkunguzi icyo mwakora cyose inama zose mwakora mukiteranya mugata umutwe ndagira ngo mbamenyeshe ko niyo Rodrigue atakurikirana urupfu rwa mwene mama uwo twatse ibere rimwe njye nk'umuvandimwe we nzabikurikirana. uri kwitsa imitima iki gakecuru kabi kagakunguzi Auntie. 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 Tamwajin. Kaiwe. Ibini bichiko. Rodrigue. Arapfuye. Ntiwe nago wadusiga. Ubundi nk'uyu yavuye hehe ko? Hari wavuye. Uzi uburemere bw'ibintu ukoze. Urabuze? Uzi uburemere bw'ibintu ukoze. Uzi uko umutwaye bikumariye. Rodrigue. Muri aka kanya ntigira ikintu na kimwe ubaza. Ntacyo nshaka yuko nsobanurira. Baza kaya. Nje bambaza iki? Aburetse. Nje bambaza iki? Ubundi waje hano kuyihemisiyo. Nje barabaza iki? Gongo iki? Aburetse. Ndimo ndakubaza waje hano kuko nakubwiye baza kaya. Nje barambaza iki? Amagambo abantu nje wumbaze kaya. Ariko unacumu iki kumana. Uri gukina n'ikintu utazi. Urongera kunkoraho umaze kutwicira anti ibintu ndagukora n'Imana ibiza. Uzi ko uyu ngo yari umubyeyi wanje wisha. Byubishya mbongo. Rodrigue. Iyo banze umbwira ikintu ndakubaha hano. Ikinyubahira nakibonye. Basakaye. Azi buri kimwe. Hako ntushobora gusobanura ibintu bakubaza utavuze izina Kayi. Kayi. Wowe uraduhekuye. Nibwe mwabire kuye gake. Urongera kunkoraho Mana yo mwijuru ibintu ndagukorera. Urongera kwigira nkaho utazi ibintu Reka nkubwire. Gerageza. Reka nkubwire. Gerageza. Kayi gerageza. Urabona uno mwanya. Gerageza weke ibisuri ndimo. Siko mba numva naguhekenya. Icyakubwira nge ndumva nagushinga amenyo. Ubu murabona umwanya ari wo dufite tu. Reba imikino ari ibintu byabaye. Ubu nibyo byo mwakabaye muri. Narakubwiye. Genda shaka igisobanuro hano ku meza. Waramubwiye. Rodrigue uyu muntu nitondere. Oya. Nta mugabo menshi ufite nawe kwanza. Fata twangushye. Igito cyose ngo ni cyawe muri nonzo. Ugende wavuye. Ngo yes. Kiravuba uri kudutinza va hano.
va hano. N'ubundi ngo nyiri umupfu ni gufata hano mbabara urugendo. Genda. Babazi mbikore ku mutima. Oya, nimba ibyo ngibyo nta kibazo. Usko nayizaniye ikintu kiriri janse. Ariko ababyeyi b'iki gihe cyo basigaye bansetsa. Anti nugira ikibazo rwose. Turabizi ko abantu bivugiraho nta bintu byadanje. Nukuri pe. Ahubwo se ako ura musore wanjye nawe wajyana umurwayi mu mutwe. Ubu yazanye ibikombe bingana gutya se yarazi ko ari ishyirahamwe ari koperative. Ahora ni iki ko nge nagize ngo ahubwo mufite ikirori mwateguye ahubwo natungwe no kubona turi batatu twenyine. Oya nta nubwo ari ngombwa ko nge byindiri sana ngende umusore man. Nibyo gutinza. Okay. Feel free. Sibyo. Okay. Kabuze muzaye mundira namwe ibyo uko nagendesheje. Nk'ubu mba namuhamagaye ashize nk'iminota nk'icumi ntazi. Ako ubundi kiriya cyana mupfana iki?
Roger. Ça va? nta kayi wigeze umbonera Gaho. nta kayi wabonye nta makuru ya kayi ufite Ahubwo se ntabwo ari hano mu kazi. no kayi bambwiye yuko yabuze kandi kayi ajya kuza mu kazi nzi yuko yanyuze mu ofisi yanjye tukanavugana ye nyuma yaho ngaho nta yandi makuru mperuka ikindi nzi kumuhamagara kuri phone ntayifate Ese ko mbona wataye umutwe. ariko ugomba kumenya yuko kayi n'ubu ufite amakuru yose kuri no company iyo amakuru ntafite ni kayi uyafite documents z'ingenzi zo kugira ngo abakozi buzuze nzinyuza kuri kayi kujya zigere kuwo zigomba kujya gute kugeraho so rero right now abakozi bose bari kuza bansaba muri office bambwira yuko atigeze abageraho kandi nzi yuko kayi igihe ari igihe kuri we n'ikintu agomba gukora mu gihe cyacyo agomba kugikora rero kubw'ibyo ngibyo ahubwo Rodri umva mubwire ntakubeshye nge ngize amahirwe ko nasanze kayi aha ngaha navuga ko ari umugisha nyine tu ndimo ndakubwira yuko akazi kari kwangirika ngo n'umugisha gute se nyine sinzi weho ukuntu ujya ureba mu kazi sinzi ibyo witegereza ibyo ari byo ariko ubundi kayi mupfaniki kayi mukorana mute muhurira hehe ku buryo waba mufite icyizere kingana gutyo ukamuhangayikira bigeza nihe muhurira rero buriya nuko wenda duhura gutyo muri babiri tukaganira bikarangira mbabitse amabanga yanjye kuko nawe urabizi ibyo nguhisha ni bikeya pe la majorité ubizi ariko kayi usibye yuko ari umukozi wo muri no company y'umuryango kayi afite ikindi gisobanuro kuri njyewe kirenze yuko ari umukozi oya ntabwo bisekeje kuko kayi igihe tumaranye ni kinini kandi kayi yita ku mirimo ye yewe kayi yandutiye abavandimwe yandutiye kuba inshuti yandutiye buri kimwe cyose Rodri reka ngire ikintu nkubaza kimwe ese aho umariye kugaruka muri mood ugasanga hari imigabane yagurishijwe yagiye kwa James ngo afitemo imigabane ngo byagenze gute biriya bintu wabashije byibuze kubikontorora ukwezi ngiye gushize ndi muri ibyo bintu byibuze hari amakuru bifiteho hari uko wabyizeho ubona koko nyine iriya migabane yaragurishijwe kubera ko ngewe ukwezi gushize ari byo bintu ndi oya no reka wenda tuganire nukuvuga ngo kuba imigabane yaragurishijwe ibyo ngibyo tubiziranyeho yuko nta makuru n'amake nabigizeho nibihe nari ndimo urabizi ibihe byose naciyemo bitari binyoroheye ariko kubw'ibyo ntabwo kayi njye nkeka yuko ntahahuriye na bino bintu even if ari we muntu uri hafi y'ibintu byose ntawe yahurira nabyo kuko nta kibi cyaturuka kwa kayi kinzaho sibyo ikindi kandi nanone kayi yarabizi yuko ino company igiye hasi nawe ubwe yaba ubuzima bwe bwa bwangiritse kuko murabizi ino company itunze abakozi bangahe barenga 20 cyangwa 30 tutabazemo n'andi ma branch dufite which means kayi nka headquarter nawe afite mu ruhare ntago ashobora gukora iyo mistake sibyo nyine ngewe icyo nkubwira uku kwezi kose turangije narindi kwiga kuri ibyo bintu nubwo wenda nza si mukabona si nyine ntago natse raporo buri munsi ariko ngewe ndabikurikirana buriya ngewe ndebye kuntu byagiye bigenda urumva ukuntu byagiye bigenda rwose nawe waza nyine tu ka Yes boss. wahoze wabureze
bite byawe bimeze byagenze bite? Ko mufite ibintu mwazana tukabafasha. Oya wait. Wahoze uko nagushakishije muri no company yose nkajya naho nsaka mu matoilette nkasaka no munsi y'ameza y'abakozi ba hano muri company nkakubura. Telefone ntuyifata, message ntusubiza, buri kintu cyose cyahagaze hano mu ubuzima bwahagaze muri company because of you. ariko ikigaragara umenya ndimo ndahanwa ndimo ngaruka z'ibyaha nakoze
Ako se tina. Bimeze bite? Ni sawa. Warasaze? Inde? Warasaze? Mbonye indera se? Mwese reka nkubaze tina. Amambere waratangiye ngo Sonia so ejo bundi wajeho noneho byanarangiye. Sonia agusarisha ati. Utabeshye koko ubona umuzimu? Mbwiza ukuri. Umuzimu wa Sonia uramuzi? Agne. Mfa noneho nkubwiza ukuri. Sonia yarahari. Sonia ni umuzimu. Sonia yarantera. Nese yagusanze no mu Bushinwa? Cyangwa umubonere naho gusa? None navuye mu Bushinwa gutyo gusa se? Yaranzengereje. Sonia yaranira, Sonia yaranigagura. Sonia nawe uhari. Ahubwo we warasaze. Uravuga gutyo? Sonia ndamubona ahantu hose. Urumva? Sonia ngendaho wagira ngo si noneho ibirenzeho. Sonia nanigagura. Hanyuma rero ibyo reka tujya Sonia mbe mbiretseho gato kwiyonge ngo ndaje nigarukeho. Ndashaka umbwira ikintu kimwe. Waba warishe umusaza wanjye? Ese ibintu Rodrigue yavugiye ejo bundi mu biro ntabwo wari uhari? Se reka nkubwire Agne. Ubundi Rodrigue ubona atari umusazi? Kuko urabona ngiye natinyuka kuko mwicira umugabo. Ndakubaza. Ayo makuru nayize? Niba hari n'amakuru wari ubifiteho. Warabyumvishe cyangwa warabigerageje gatoya? Nkabimenya. Kubiye wari ubizi. Tuzabyara nabo. Nge nawe ubushuti bwanjye buzahite buhagarara. Ariko Agne koko kunzi ko turi inshuti. Urabizi uko baba ibi bintu bimaze no kunyobera. Ndacanga nkasanga Rodrigue yasaze. Mu rugo nsanga yivugisha. Muri ofisi nuko. Ejo bundi wuri indege mbona ataye nk'umutwe. Ubundi ikibazo mufite iki? Rodrigue n'umusazi. Yarasaze. Rodrigue. Ngaho bisobanure. Nsobanura ibiki? Rodrigue bisobanura dore mushiki wamereye nabi. Urumva? Iki se cyabaye byagenze bite? Rodrigue ngiye nishe Mike. Wishije? Nishe Mike ngewe tina nishe Mike umugabo wanjye. Inde so bivuze yuko amwishe. Mbikubwira. Mwese mwarasaze. Nta kwigaritse? Ejo bundi ntiyabivuze muri ofisi. Ukuri nduvuga ngo aranyigaritse nitwe turi kumwe twese. Inde so bivuga ngiye nabivugiye ngo nabivugiye. Yanigeze avuga yuko Tina yishe. Ndaje sorry gatalo. Kongiye ngo navuze ngo iki? Rodrigue. Ubu si wivugiye hara muri ofisi. Oya baboretse. Ngiye nigeze mvuga yuko ngo wishe umugabo wawe. Hara muri ofisi avoka hari, Agnes hari, nanjye mari. Warabyivugiye uri wowe ubwawe uravuga ngo Tina ngo wenda bizi neza ngo wanishe Mike. None se nkaba narivuze uhari ukaba uri murabimbaza nk'ikibazo cyangwa uri murabihamya? Ngiye nta kintu nigeze mvuga cyari cyane n'umugabo wawe. Mushiki we yari kubimbwira ngo nyenishe Mike. Oya, ngiye ntabyo navuze. Rodrigue akuri ubundi ni gute nduvuge nudusubire undi ni gute ubu ni muri hakana ibintu wavuze twese twumva aho ngaho. Abantu mwese mwangize nk'umurwayi wo mu mutwe. Uzi ko wajya ngo mwamfashe nk'umuntu utoze koko. Agnes yabivugaga nkagira uzi ko wasaze Imana ariko nawe uramubona. Kigaragara nawe baragusajije nawe warasaze. Mbona Mike se? Uramubona. Wadusajije sura muyobewe. Ngiye rwose nsigaye nca ku muntu ngo ndi umusazi. Ntagira ngo udasa na Sonia yari yagusajije. Sonia si umuzimu twese nadusajije. Yerwa nigagura buri munsi mvuye muri China ndagarutse atari Sonia utuniga. Akoniga? Aniga nyine. Ese ubundi we nakuniga? Desoni. Jason yanigase. Yakuniga gute se? Undi wawe ko ari sheri wawe. Uya tuve mu byashe. Sonia ngiye aniga. Nako Sonia wakuniga. Araniga nyine. Nose ngiye ubundi nzababwira inshuro zingahe? Nzasara mu muhanda kuya ngo mumenye. Ibyagaciro. Sonia akuniga guhora iki? Tuvugisha ukuri koko. Urabizi uri mu family member. Sonia nta kintu mwafaga. Sonia yaza akuniga guhora iki?
abandi wenda babimbwa nkabyumva pe ya that's it ariko we mbwira Sonia yakoneka gore njyewe nzi icyamora ubundi Sonia namora iki Sonia yamora iki koko ubundi namukoze iki akoze ti uvugishije ukuri kujya wahoretse kuko Sonia yarakoniga Arufo ndakumva twararwishigishiye gusa ikibabaje ndi kurusoma njyenyine icyo se kandi uri gusoma ibiki washigije Arufo ubu ndeba uko ndababaye Sonia yamereye nabi aho seka usigaye usara Sonia akomereye nabi gute Sonia igihe yapfiriye Sonia akomereye nabi avuye ntago nsigaye nsara ntabwo nshobora gusara Sonia arankubita amanywa nijoro Sonia ntagituma ndyama Sonia ntagituma mpumeka hasi umuntu wapfuye gukubita ati wowe wajya ureka ibintu bya burage nk'ibyo ngibyo icyo mikino uzana ni iyi Garamfre gabanya imikino imbere yanjye genda kubwira ko umuntu ankubita ugakomeza uzubaza uca ku ruhande Sonia yamereye nabi ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira seka bite byawe kumbona bayesereye ubundi ibintu narinzi yuko ari burage urimo none ndabona ugiye kugira ibintu se reba hano iri shyundu ribaye ari wowe ririho nawe wabaseriye iki gikomere kibaye ari we kiriho nawe wabaseriye kandi rero ndabona wandakariye wagira ngo ninjye ubiko ariko Arufo uri ikigoryi ni kubona ngiye naguhamagara ngo tuganire njye nawe turaganira iki menya ko Sonia yamereye nabi kandi iki ni ikintu ugomba kumenya ibi byose ni wowe ngiye nkujyana ngo nkwereke abantu batwaye ihene yawe ntabwo nari nkubwiye ngo wice papa wa ba Sonia icya kabiri ntabwo nigeze nkubwira ngo uzane igitekerezo cyo gufata ku ngufu mukuru wa Sonia none uratinyuka n'ubugoryi no kudatekereza ngo Sonia yarambaza iki aranziza iki ariko kai Sonia ikibazo ufitanye nawe ni iki hari amakuru ufite ku rupfu rwa Sonia ko numva kwibasiye ako Garamfre ushaka nge nzakurangiza ngiye barandiga amanywa nijoro warangiza kandi bete wacu barizako ukazajya umenyera ko ubu urwego ngezeho ntabwo we nagutinya unzanaho imikino uzi ko umaze kuba ikihebe neza uzi ko amaraso amaze kukugaragara no mu maso umuntu akureba ubwo ubundi urumva Sonia yazabuzwa n'iki kwitendekaho nanjye ushaka kunyica hari igihe nkureba kumva naguhekenya Kai tuza dekura uranturisha hejuru Petit frère tega amatwi ubanza unyumve neza sibyo umujinya ufite ishingiro njyewe ibyo bintu by'abazimu nta nubwo narinzi yuko bibaho ariko nahoraga numva anko avuga ibintu ngo by'abazimu n'ibiki kandi nkumva afiteho amakuru yabyo tuza reka nze dushaka ukuntu dushaka nimero ziwe sibyo wanyumvise ahubwo zime nonaha nimba dushaka nimero ari bumfashe fata telefone ndaziza mu mutwe fata telefone nzigura ndeka 0 karindwi 8 okay ikikugeza iki babyeyi bari bambwiye ko mwamfasha mfite ikibazo gikomeye cyane
bari bakubwiye ko bagufasha ubwo nyine bari barabikubwiye ntabwo byizeye. Oya ndabyizeye niyo mpamvu naje. Nta soni komeza umbwire. Hari umukobwa uri kungendaho. Uwo mukobwa wamuteye inda? Oya. Uwo mukobwa yarapfuye agaruka ari umuzimu. Embo ogala living akisinga kama. None arinda kunyica nk'ubu ngubu yaramereye nabi ariko ngira amahirwe Imana ikinga akaba. Yiguma kuri iyo mana yawe uje hano kwenda iki? Hano ni muri rogi uje Imana yawe. Muratekereza ubwenge buke.